Hi guys, bano banjye no officier dore nk'ibisanzwe aho dusanzwe tubatamo amakuru agiye atandukanye byamamare. Uno munsi kintu twabazaniye na kasta mutwe, noneho n'uburyo bw'ibanze wakenera mu gihe ukeneye nimero, waba wataye telefone cyangwa se mu gihe ahari hose wabuze ukeneye ufite urubuga rwa Facebook ukaba wabona namba mu buryo bitakugoye udafite phone cyangwa se unayitiye ari nka namba ugiye kurebamo. Ikintu tugiye kubereka ni uburyo wabika namba kuri Facebook, namba zawe zose za telefone mu buryo bworoshye. Turaza dukanda hanga kuri Facebook, tuje kuri Facebook right nk'isanzwe ariho dukanda, biraterwa na internet urimo gukoresha wowe. Turaza tujya kuri Facebook mu buryo busanzwe, nitumara kuhaza dukanda hano, tuze dukanda hanga kuri turongo dutatu turangaha. Nitumara kuhakanda tuze hano ngaha muri nuza muri settings za Facebook no turibuze gukanda. Nitumara kuhakanda turaza hano ngaha, hano bari kuduha personal detail, bakaduha password and security, add preference verification. Ibyo turabyirengagiza, dukanda hangaha mo hagati kano ka kabiri kanditseho password and security ariho dukanda. Nitumara gukanda kuri password and security turaza dukanda hangaha, hano bari kuduha password and security, personal detail, bakaduha your information and permission, bakaduha add preference, bakaduha add preference. Nitumara ku bakaduha add preference, nitumara kuhakanda turahirengagiza hose, twe dukande kuri aka ka gatatu kanditseho your information and permission ariho dukanda. Nitumara kuhakanda ibi byose turabyirengagiza, ibi byose birangaha hejuru tugeza hano hepfo twandika hano handitse upload contact ariho dukanda. Nitumara kuhakanda bari kuduhitishamo ahangaha ni messenger cyangwa Facebook. Twebwe ibyo twera cyo tugiye kurebaho ni Facebook, niho tugiye kubika namba. Murabona yuko aka kantu handitse upload contact karafunguye, harabo kaba gafunze. Noneho murabona yuko twewe namba zagezemo, namba zose nari mfite kuri telefone zagezemo. Murazibona ngiza ahangaha namba mfitemo zaje ahangaha. Nk'ubu ngubu kibamberetse ariko nyine nago nabereka namba z'abandi, murabizi ntabwo bari byiza kuzerekana nyine. Murabona Adelina, Amuza, Angelique, Ansap, Dexter, Robert. Murabona yuko nabari kunyereka namba zigera muri mirongo, bari kunyereka ko mfiteho namba z'abantu nyine 88 nibo mfite kuri Simucard. Bose bahita bazanga. Aka kantu rero nakingenzi mu gihe ubonye kagufashe, wakora sub, like and comment, share, kuko aka kantu ushobora no gutira phone umuntu wayibagiwe cyangwa se nta muri rufitemo, ukaba wakishiriramo Facebook yawe ukareba nimero, wamara kureba nimero ugahita ufata Simucard ugahita uhamagara mu buryo bworoshye bitakugoye. Aka kantu niba wari ukubona wari ugakeneye, ikintu wakora ni ukora sub, like and comment, share. Murabona ahangaha none tuzacikure muri video ya kabiri ndi kukwereka mu gihe waba udashakamo contact wazitsibaho, ariko akeshi akantu karafunze, akeshi uzasaba kugafungura. Aka niko kantu k'ingenzi nari nabateguriye no munsi. Ciao murakoze, imvura igwa n'isubira abantu banjye, ndabazi mwewe musanzwe ahangaha muzi uburyo mbafata neza. Thanks.